Hello, nongeye kubasuhuza. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Welcome kuri Women God's Ministry channel. Welcome, my friend. Today we are going to share God's word from Matthew chapter 16, from verse 13 to 20. I'm going to read it in Kinyarwanda Bible as I usually do. So, mwese mbahaye ikaze. If you are not understanding my language, please use your English Bible and search this in Matthew chapter 16 and read from verse 13. With me njyewe ndaba mbisoma mu kinyarwanda, ariko mbere yuko turisoma n'ubundi tunariganira, reka tubanze dusenge. Uwera nyir'ibihe, Imana nkuru, Yesu umwana w'Imana, Yesu umwana wa Dawidi kandi Yesu w'i Nazareti, iki gitondo twongeye guca bugufi kuri Women God's Ministry tugushimira ijambo ryawe ryiza ugiye kuganiriza imitima yacu. Nsengeye umuntu wese uri gutega amatwi iri jambo, kandi nsengeye umuntu wese iyi video izageraho. Ndakwinginze Yesu umwana w'intama w'Imana, ngo reka wikorere umurimo kuri iyi channel kandi iyi video igere ku muntu uyikeneye, kuko tubizi neza ko twese ndetse bose atari ko bayikeneye, ariko wowe uzi umutima wagirirwa umumaro n'iyi video. Niyo mpamvu musabye kugira ngo iyi video ishyitse ku muntu ikwiriye. Ngaho nubane natwe rero dusoma, kandi ubane natwe tuvuga, ibyo tuvuga byose ni ku bwacu ahubwo biguhesha icyubahiro. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen amen. So my friend, let's read. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndi nde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya cyangwa uri umwe wo mu bahanuzi. Arabaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Amen. Abakunzi ba Women God's Ministry, hano Imana iduhaye ijambo ryiza ryongera kutwibutsa uwo Yesu ari we, uwo Kristo ari we ku buzima bwawe. Ese wakubajije iki kibazo ngo ndinde, wamusubiza ngo iki? Ahangaha tubonye ukuntu yabibajije abigishwa. Arabanza arabaza, abantu iyo mwumva bavuga, rubande wumva bavuga ko ndinde? Natwe hari ukuntu twumva abantu bavuga Imana, hari ukuntu twumva abantu bavuga Yesu, hari uko twumva bamuvuga. Kuko ugeze ku musilamu hari uko yakubwira Yesu, ugeze ku muntu runaka wundi, umupagani cyangwa se n'undi muntu ntavuze amadini runaka, buri muntu afite ukuntu yakubwira Yesu. Ariko se wowe ku giti cyawe Yesu mwita nde, cyangwa Yesu ninde kuri wowe? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abigishwa bagerageje kugenda bamubwira, baramusangiza. Aramubwira ati, abantu bamwe baravuga ngo uri umuhanuzi, abandi bagira ngo uri Yohana Umubatiza, ndetse abandi bazi kuri Eliya wagiye ukagaruka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, noneho se ko mumbwibye, abandi bavuga ngaho namwe nimumbwire mwebwe mugira ngo ndinde. Iki gitondo Yesu arakubajije ngo ugira ngo ninde? Yesu ninde ku buzima bwawe? Yesu ninde mu bibazo byawe? Iyo uri mu ntambara, ese wibuka guhamagara Yesu? Wibuka ko Yesu afite ubutware? Muri ibyo niwe wavuze ngo yahawe ubutware ngo agutsindire wa mubisha wawe yahingutse. Ese iyo uri mu bibazo ujya wibuka ko Yesu yahawe ubwo butware? Niba ubyibuka, Imana ishimwe, kandi niba ubyibuka usezeranyijwe amagambo meza nk'ayo Yesu yabwiye uyu nguyu Simoni Petero ubwo yari amaze kumusubiza. Aramubwira ngo Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Niba rero nawe wibuka ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana ihoraho, ni Imana idapfa, ni Imana idasaza, ni Imana uko yari iri cyagiye n'uyu munsi niko iri. Niba ubyemeranya n'umutima wawe mu makuba no mu bigeragezo byawe, ukibuka ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana ihoraho,
urahirwa kuko ibyo ngibyo utabihabwa n'uyu mubiri cyangwa se n'inyama n'amaraso byawo, ahubwo bihishurirwa na data wa twese wo mu ijuru. Imana yacu ishimwe kandi Imana iguha umugisha. Nawe rero utajyaga ubyibuka, ukaba wajya mu byago, ukaba wajya mu makuba, ukaba wajya mu ntambara, ntiwibuke yuko ufite umurengezi, ntiwibuke ko ufite umutabazi, ntiwibuke ko ufite umuntu wakurwanirira. Iri jambo ry'Imana ni we nizaniye kugira ngo nongere kukwibutsa yuko dufite umurengezi, dufite umutabazi, ni Kristo umwana w'Imana ihoraho, yahawe ubutware ngo adutsindire wa mubisha wacu iyo ahingutse. Kandi itorero rya Kristo ni twebwe, ni njyewe, ni wowe. Itorero ntabwo ari inyubako, itorero rya Kristo turakomeye, dufite umurinzi, dufite umutware. Nubwo dutereganwa n'amakuba n'imiraga n'imiyaga, nubwo abarozi bahaguruka ku buzima bwacu, ariko ntitwari dukwiriye kugira ubwoba kuko dufite umurinzi, dufite utwitayeho kandi utubereye maso. Niho yabwiye Petero amubwira ati rero nawe Petero, ndakubwira yuko uri Petero. Amuyongera kumwibutsa izina ryawe, ndakubwira kuri Petero, cyangwa se ndakubwira kuri runaka, shyiramo izina ryawe, ndakubwira kuri, uvuga izina ryawe, kandi ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ni wowe rero uri kubwirwa, Imana izubaka itorero ryayo kuri wowe. Umutima wawe Imana izawubaka, izawushyiramo agakiza, izawushyiramo imbaraga zayo. Amarembo y'ikuzimu ntabwo azagushobora, ntabwo amarembo y'ikuzimu azahirika agakiza k'Imana mu mutima wawe. Ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru. Dufite ubwo butware bwo guhambira, kandi ndetse dufite n'ubutware bwo guhambura. N'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Ngo maze yihanangiriza abantu kutagira uwo babibwira. Bakunzi ba Women Gods Ministry, rero muri iki gitondo mbibukije ko dufite ubutware bwo guhambura. Hari ibyacu biba byarahambiriwe n'umwanzi Satani, ya marembo y'ikuzimu. Nubwo abizi neza ko dufite ubutware, ariko agerageza gukora uko ashoboye kugira ngo atwibagize, agerageza gukora uko ashoboye kugira ngo dutere ubwoba twihebeshe. Ariko muri iri jambo ry'Imana dukuremo icyifuzo cyo gusenga duhambura, duhambuze ibyacu, duhambuze bene data barorongotaniye mu byaha, kugira ngo Imana babohore, ibazane mu nzira y'agakiza. Duhambuze kandi tubohe. Mu kuboha kwacu rero ntabwo tuboha abantu, ahubwo tuboha Satani, tuboha ingabo z'abadayimoni, dufunga ayo marembo y'ikuzimu duhagaze mu butware bw'ijuru. Ntuzakoreshe nabi ijambo ry'Imana ngo uvuge ngo nahawe ubutware bwo kuboha, ngo ubohe mwene so, ahubwo uzajye uboha igitera mwene so kuba mutahuza, cyangwa se ubohe igitera mwene so kuba yaguhagurukira, kuko ntabwo mwene so we ubwe akwanga, ahubwo ni Satani umukoreramo. Imana yacu ibahe umugisha rero, kadufatanye dusenge dusoza rino jambo. Mbasabiye umugisha, kandi abantu tubana kuri live mwese, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Ni iby'agaciro kubagira. Imana ijye ikomeza ibishimire kandi ibe mu ruhande rwanyu. Ndagushimiye nanone Mana, ngushimiye kuba natwe muri uyu mwanya, ngushimiye ijambo ryiza uduhaye. Yesu, uratubwiye ngo twahawe ubutware bwo kuboha. Muri aya masaha nongeye kuboha imigambi yose ya Satani, nongeye kuboha imigambi y'abarozi, mu izina rya Yesu Kristo, inaniza abana b'Imana gukomeza urugendo rw'agakiza. Mwami wanjye Yesu, tubohoje abagenda bagwa, tubohoje abahoze ari abaririmbyi bawe, abahoze ari abakozi bawe. Ubu ngubu Satani yarangije kwicara, bicaye mu byaha. Turababohoje rero, ubakure mu businzi, ubakure mu busambanyi, ubakure mu byaha byose barongorotaniyemo Mana, ubagarure mu nzira y'agakiza. Kandi Mwami mwiza, wibuke intama zawe, uko umuririmbyi yavuze ngo zari 99 ujya gushaka yazimiye. Turasenze ngo abe ariko wibuke intama zawe ziri kugenda zizimira muri iki gihe, ugende uzifate Kristo, uzishyire ku bitugu, uzigarure mu rugo rw'Imana, urinde ubugingo bwabo, kandi n'ubwanjye ukomeze kuburinda. Umuntu wese twabanaga umuhe umugisha, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Amen, amen. Tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Ndabakunda. Bye.